muyo ngendagira nkubwire ko ninongera kukubona hano uwo mutwe nzawusatagura uwo mutwe n'ubundi nta kintu urimo ni voka gusa wagira ngo watazemo voka ngendagira nkubwire ko nugaruka aya maguru nzayaca amaguru nyine numvise ncitse isoni maze kubwira umuntu mukuru uzuzuye umugani noneho ushaka inka cyangwa ajya kuyigura arashaka amafaranga utazi ubwenge ashima urabizi neza kuriho ariko kandi uranabizi neza ko hari igihe utabayeho bityo ni impamvu ifatika ikumvisha neza ko hari igihe uzaba utakiriho icyo gutekerezaho rero ni ukumenya ko igihe uzaba utakiriho ibikorwa byawe byo bizaba biriho niyo mpamvu rero ukwiye gutekereza neza ukamenya icyo uzasiga umusozi yes ni Bridge Star TV je ni habi nk'ibisanzwe reka mbanze nifurize umwaka mushya muhire abantu bose baba baduhanze amaso ndetse abantu bose badukurikirana umunsi ku wundi mbifuriza gukomeza kuryoherwa n'impera z'umwaka ndetse no kurushaho kwinjira muri 2022 bameze neza abakora subscribe mwese reka tubibashimire ndetse n'abageza ku bandi biganiro tuba twakoze namwe muri abantu bacu cyane Imana ibibahembere kandi ibaha umugisha yes ngira ngo mwabonye rero umukobwa mwiza cyane ko ni mwiza koko ari imbere ya kamera za Bridge Star TV ni umukobwa muzi muri byinshi bitandukanye yambaye akarombe kanditseho Shani yes aratuje ariko ngira ngo umumuzi mu byaza kwivugira ntagaruka bameze ariko mu buzima busanzwe murabona ko tuba tumusanze atuje ndabizi mutantera amabuye reka mwumve mu meko yiwe nitwa Shani umukinnyi wa film kuri kuvuga gakeya kandi muri film uvuga cyane ubusanzwe Shani avuga gakeya uyu niwe ngewe Shani avuga gakeya muri film abarinde muri film terwa n'umuntu bamaye kwambara ubwo ngo aba ari uwo muntu yes usanzwe Shani no umukobwa umeze ate Shani muri magambo makeya umukobwa usanzwe ukina filime utundi turakaduke yes Shani ni umukobwa usanzwe ariko muri filime ntabasanzwe kuko aba atari Shani niwe tugiye kuganira rero tubashimira ko dutangiranye kuri Bridge Star TV mwese turi kumwe na Shani ndabizi ko ikiganiro kiri buze kubaryohera kandi muri buze kuba munumva avuga cyane nuko batari yashyuha ariko biraza kugenda neza tugiye rero kwinjira mu buzima bwa Shani ndetse tunatinde cyane ku buzima bwa Shani muri sinema ubundi Shani watangiye sinema ryari se yari impano wiyumvisemo kuva ryari cyangwa se hari indi mpano wabanje nyumuza gukurikizaho sinema oya nayitse nagari niyo mpano nabanje natangiye gukina filime muri 2020 umaze umwaka hafi 2 mbere yuko ukina filimi wari ufitiye impano nta cyangwa wari utuje gusa ukora ibindi bisanzwe oya nakoraga akazi gasanzwe nta kindi kintu nta yindi mpano sindirimba niyo gukina filime gusa nta nubwo wigeze ukunda umuziki Shani ndawukunda ku rwego rwo hejuru kuko ndirimba ntabwo nabyifuriza abantu uririmba ute nabi pe agira twumve oya gerageza twumve uri umufana w'umuziki ukaba umukinnyi wa filime yes hanyuma winjira muri sinema uri gukina muri filime bita Isi ya none ni filime ikunzwe cyane irimo irakurikiranwa ni umukobwa Shani wagiye werekana impano cyane muri iyo filime aho ukurikirwa n'abantu benshi hamwe n'uwo muba muri kumwe nawe bazabona ikiganiro tuzagirana n'ubundi gashyira bake Shani muri iyi filime ukina ni iki kintu gikunze kuba kikwenteresa cyane muri filime ku buryo wumva waryohewe ku buryo wumva utabivamo kubera icyo kintu kwanza iyo umunsi wo gukina ugeze nkunda abantu bakina muri filime bose n'abahanga nyine iyo uri gukina nabo bumva biryoshye cyane yaba bumva ari sawa hanyuma bwa mbere 2020 winjira muri sinema igitekerezo wagikuye yari impano wiyumvamo
ndifuza ko twatindaho nk'umukobwa wisobanukiwe ukivumburamo impano kugira ngo n'undi ajye amenya kwicugusa amenya impano yiwe. Ninde wakwinjize, niba warabyumvagamo, ninde waguhaye umuyoboro ngo uhite uhera muri filimi nk'iyi iri kubica bigacika hanze aha? Byagenze gute? Ninde muntu wa mbere cyangwa se ni gute byagenze bwa mbere kugira ngo ugaragare kuri seti? bwa mbere nagaragaye muri filime yitwa Mbaya series. Urayizi? Oya, tutayizi filime bayita Mbaya yitwa Indaya Mbaya. Indaya Mbaya. Ndayikoraho. Njye nagiye mu yitwa Mbaya. Wowe wagiye mu Indaya Mbaya yo ndayizi. Niyo nabanje gukinamo bwa mbere. Ngumirizaho rero. Bigenda bikoreye ni ya gatatu nyine. Iyi ni wabanjije muri Mbaya ukurikizaho? Hari yitwa Superstar ndi gukinamo. Na Isi ya None. Yes. Urumva ko umaze kwaguka. Hanyuma uri umukobwa wisobanukiwe, kugeza aka kanya uri murebeka impano abanyarwanda n'amafaranga arimo araboneka. Biraza. Ngira ngo amafaranga ni ikintu utahisha Shani. Iyaje se ntago babona ikirombe wambaye mu gatuza se. Araza pe. Araza nyine bigenda bimera neza. Yes, tugusanze hano rero n'ubundi aho murimo murakinira, ariko turavuga ngo reka twumve uko uhumeka ndetse abantu banarebe uko uba waje gukina. Ngira ngo muri bo muramubona uko aba yaje gukina ameze, na Benzi yiwe hariya hanze. Bugahe gato cyane Benzi bibonetse. Ngira ngo ni isomo ryiza ushobora guhereza abandi bana b'abakobwa. Abandi bana b'abakobwa bagomba gukora bagatinyuka. Nyine ntabwo wabura bino bintu umuntu ukubwira ngo ntabwo ari sawa, wakora ibindi mu byo wakoraga, ariko mu gihe wiyumva ko ibintu Imana iraryana iyo utari kubikoresha, wumva ikintu kiri Imana iraryana, wumva ukeneye kubikora. Hanyuma impano ikurya, ukumva wabishishikariza n'abandi bakobwa. Ni gute umukobwa ashobora kwisobanukirwa ko ikintu ari impano yiwe, ndetse unamubwira gute kuba yabyaza umusaruro iyo mpano yiyumvisemo? Nanjye kugira ngo umenye ko ari impano yanjye byaye primaire. Abizi hari ibintu biba ngo byo kurwanya sida mugakina théâtre, byihohoterwa théâtre. Sasa nabaga ndimo. Rero bigenda bikura. Kandi abantu bakakubwira ko ari byiza. Noneho abarimu baza gutoranya abantu barakina bakatambwira wowe haguruka ugenda gukina. Yes. Shani, urumva ko ni impano yahereye kera cyane muri primaire. Uyu munsi hari urwego ugezeho. Shani, ni iyihe nama ushobora guhereza umuntu ushaka gukina filimi cyane cyane w'umukobwa? Inama ya mbere kuba abikunda byonyine. Agomba kuza agakora impano ye. Ikindi kwitita ku bintu abantu bavuga kuki. Ikindi agakora filime no gutanga ubutumwa. Hari abantu benshi bohora, hari igikino umudamu wababaye, hari undi mumama wababaye akabibona akabona ko atari wenyine cyangwa ndabagira inama yo gukunda ibintu byabo, kandi n'udakunda filime n'udakina ariko agahaguruka agakora. Reka twinjire muri filimi cyane Isi ya None. Isi ya None ukunze gukina iyihe role? Jewe ndabizi, ariko hari umuntu udashobora kuba agukurikirana, azagukurikirana mu kiganiro bigatuma ajya no kukureba. Nyina njye ndi umugore agashira bake, ariko mba naramutwaye mukuru wanjye. Uba waramutwaye mukuru wawe. Yes. Utari wakina filimi, mu bisanzwe abantu bazi nuko ugaragara uri umukobwa mwiza, n'ubusanzwe bufite abasore benshi bakureba kandi baba bifuza. Ukimara kwinjira muri filimi nizera ko bikubye inshuro nyinshi cyane. Urwo rugamba ururwana ute kugira ngo n'undi mukobwa azamenye uko zirwanwa? Cyane pfa ko uri umukobwa uzi gufata umwanzuro, uzi icyo ashaka. Abahungu niyo waba utakina filime baba bahari. Ariko icya mbere pfa ko uri umuntu uzi gutoranya icyo ushaka. Ariko noneho ubaye public figure, birumvikana ko abahungu n'abahe baraza, kandi noneho hakaza n'abashoboye kurenza bazaga mbere. Kuba na ahantu ni platform bakubona neza. Urumva ushobora kuba uri umukobwa uzi gufata umwanzuro, cyangwa se hari ukundi kuntu ubayeho mu bijyanye no kuringaniza cyangwa se kubalansinga ibijyanye abahungu, ariko noneho hakaza butamenyereye. Icyo gihe ubyifatamo gute? Ko byarabaye kandi ntutubeshye, ntago byaba bitaraba nkurikije ukuntu biba bimeze muri ino sinema. Ubyifatamo gute? Hereza ishusho abantu.
biga kubibamo nyine igiye mu bintu biga kubibamo barabyakira. Ikindi bose ntabwo ari uko baza bakubwira ibintu bimwe, wungukiramo inshuti, umenyanamo n'abantu, n'abo bahungu baza ni inshuti byose. Ni iki cyakugoye muri filime mu kumenyekana ukavuga uti kabisa ibi kubyakira byarangoye? No kujya ahantu nyine waba wicaye umuntu akajya kwaza ngo muziye kandi ubibona ko mutaziranye, cyangwa ukabona ashyizemo nk'ahantu wakinnye ari kubyumva wicaye niwe nyine aka kantu ntabwo nari kamenyereye. Uri umugore wa Gashirabake uba witwa nde cyangwa Esperance? Ni umugore wa Gashirabake ariko wamutwaye mukuru we. Ngira ngo abantu bakunda gukurikirana isi ya none urabona ko mba nabagereye ahantu kure nkabazanira SP, umugore wa Gashirabake. Uyu munsi ndabizi ko icupa ndi burinywe. Yes. SP, hanyuma ubuzima bwa filimi kuri wowe nka Shani, tuvuye kuri SP, urumva ari igihe kingana icyo uzaba utagikina filimi ukavuga uti ahangaha kabisa nzaba nshaje kandi ushaje asigaho, urumva ari ryari? Ntabwo ndabitekereza nkeka ko niyo nakura cyane nzaba mfite wenda amaproje yanjye, ariko ntabwo nzahagarika ibintu sinema, ntabwo nzahagarika. Uyu munsi ngira ngo umubare w'abantu benshi umaze kukumenya, ariko uko biri kose uko umuntu akora aba yifuza gukora umunsi ku wundi kugira ngo akure. Mu myaka nk'itatu twitega iki kuri SP, kuri Shani? Umukino umeze neza, uko ugenda ukina hari ibindi bintu ugenda wunguka byinshi. Hari ibyo uko wakinaga umwaka ushize siko ukina, hari ibintu byinshi waramenyeyemo. nzaba ndi umukinnyi umeze neza, cyangwa se mfite n'izindi proje nanjye zanjye n'abandi bose. Yes. Shani, ninde muntu ukina filimi byanga byakunda ukunda kureba izindi filimi ukwespira ukavuga uti wa uriya muntu akina neza? Z'inyarwanda? Oya, muri rusange, filimi muri rusange, haba no ku isi hose. Muri filimi umuntu ushobora kuvuga ngo uriya muntu aranyespira, uburyo akina kabisa mbona ahuza reaction na realite. Angelina Jolie uramukunda cyane? Yes. Hanyuma hari uburyo ugiye kwitwara muri iki kiganiro, ugiye kwitwara noneho nka SP. Abantu bakuzi sinzi niba uri bukure muri net cyangwa se ukuri bubigenze, ariko nk'ijambo waba waravuze kabisa uri gukina ukumva nawe ntiyari wowe, iryo jambo rivuge n'ubundi wakitinga. Ijambo nabuze rikangora ni iyo bamaye gukinana na muze muyobozi ukona ni mukuru cyane, sese igihe bama kuma mushirika w'isoni biba bigoye. Ari igihe nyine twakinnye ndi kumutonganya. Yes, ushaka ko natinga nabyo? Yes. Muyo ngendagira mubwire ko ninongera kukubona hano uwo mutwe nzawusatagura, uwo mutwe n'ubundi nta kintu urimo, ni voka gusa wagira ngo atazemo voka. Ngendagira mubwire ko nugaruka aya maguru nzayaca. Maguru nyine numvise ncitse isoni maze kubwira umuntu mukuru. Ngira ngo umuyobozi nawe ni umuntu bazi cyane, yakinnye mu Runana, Muzehe Keve, yitwaga na Ngarambe buriyo. Yigeze gukina yitwa Ngarambe mu Runana. Urare Ngarambe? Ntawazi. Nawe ndarinywa rwose. Uriya yitwa Ngarambe mu Runana, Muzehe Keve, irindi zina Jean Paul, urumva turaziranye cyane. Ariko nawe ni umukinnyi guhera kera wagiye ukina amakinamico, yagiye akina amafilime atandukanye, ni umusitari cyane. Nawe ngomba kumubagezaho abakunzi ba Bristar TV bakamubona. Yes, ngira ngo abantu babonye Shani SP uburyo aba yakitinga. Iyo uri gukina hari uburyo ubona uri serious, ariko kandi uratubwiye ngo hari n'uburyo biba biri kukuvuna. Gute umuntu ashobora gute bishobora kuba biri kukuvuna kandi umuntu akabona uba uri serious? Nyine iyo ugeze ari kumva nko gukinira rero umuze umubwira ngo nzamumena umutwe, uzamuca amaguru. Nzamuca amaguru. Uba wabaye ndi muntu nta no kuba wiyibuka. Hanyuma se hari filimi nigeze kubona n'ubundi mu isi ya none, Gashirabake gukora ku mabuno. Biriya
hari igihe abantu bashobora guhita bakureba bakavuga ati ariko se uriya mukobwa buriya ntabwo biba ari impamo n'ubundi byo nta kuntu bijya bigusobwamo ngo wumve nta kintu biba birimo kuko ntabwo aba ari ibyanyabyo guca nyine biterwa n'inkuru tugiye gutanga ntabwo aba ari ibyanyabyo kwanza abantu batekereza kuri ibyo bintu byumva ngo ati ngo hari ukuntu ngira ngo rero murimo murumva ko Shani cyangwa se SP ari ku isoko urumva ndayakeneye kabisa ndayakeneye ni ukuvuga ngo abanyarwanda hari ukuntu bavuga ngo umuzimu arira ku munyagasani ntabwo ndi umuzimu ni umugani ariko nyine ndayakeneye ntabwo wuzi se abadukurikiranye uyu mwana ntabwo ari mwiza uyu mwana si mwiza ngewe mushyize ku isoko ndayashaka ubundi nimero muraza kuzibonaho mumpamagare mbahuze na Shani ibintu bigende neza Shani niba yama rero nawe uzabungutse umukunzi usibye rimwe gusa nzakugurira umukobwa mwiza cyane ngira ngo barimo baramubona ariko kandi wisobanukiwe muri sinema akaba arimo arabica bigacika ni iyihe feedback yakugezeho ukumva uranezerewe iva mu bafana ikakugeraho ukavuga uti wawu iki nicyo nari ntegereje ukumva ibyo uri gukora birimo biraraninga guhura nyine n'umuntu tukaganira ukabona nyine filime arayizi akakubwira hariya byarambabaje byagenze gute cyangwa undi akaza akakubwira nanga ukuntu nyine ugira amahane nyine nishimira ko nabaye kuba ninjiye muri we nkamwereka ko ngira amahane ndabikunda nyine mba numva meze nkaho nambaye uwo mubiri w'umuntu bambwiye hanyuma urashimira nde ushobora kuba warakwankuraje cyangwa kugira inama muri iyi sinema cyangwa se mu byo ukora bya buri munsi ndishimira ngewe wahagurutse kwanza nkumva ko bino bintu ngomba kubikora muri iki gihugu nyine bigoranye ko umuntu w'umukobwa baba bavuga sinzi ngiye ndishimira kuri ngewe yegura isingo ariko ugiye kumubona ariko se nta wundi muntu ushobora kuba hafi mu buzima bwa buri munsi mama papa cyangwa se mama nawe kugira ngo nyine abifashemo kuko nabanje kumwereka ko mbikunda nkamubwira ngiye gukina filime nawe ndamushimira kuba abyemera ananyizera cyane cyane nyine ababyeyi banjye bamva nyine nta kintu yaranyizera ari sawa ufite ababyeyi bose uri umwana wa kangahe mu rugo wa mbere uri imfura imfura aho musezeraniye niho muhurira nanjye ndi imfura kandi burya ngo ubupfura cyane buba mu nda kandi ngo imfura si ubundi imigani yo kumfura urayizi yumva bayivuga ariko ntabwo yizi niyo yumvise ihita icaho ikagenda ndayumva nyine ndakumva nawe jya uba imfura ugiye kuzuza uyu mugani ubupfura ni ukuri mumbarire munyumvire tumaze kubivuga ko buba mu nda ubupfura buba mu nda imfura aho musezeraniye niyo muhurira imfura yanyuze aha ntiyasitega icyasha ntiyariye imfura ntiyariye imfura yanyuze aha ntiyariye ubupfura buba mu nda imfura aho musezeraniye ibintu nk'ibyo byo ku mfura nta kinyarwanda cyinshi uramenya ariko nyine bakurenganya ni bya bindi by'i Kigali ubu ngiye kukubwira poetic devices nahita ntakara icyongereza nicyo kiba ari cyinshi n'igifaransa n'igiswahili cyambere n'ururimi rw'iwanyu ntabwo wigeze ubana n'umukecuru ntabwo bazi nta n'umuntu mukuru mwigeze wenda nka mama we yagucira imigani ntabwo ibyo bizi imigani nyizi nyine turi guca imigani mbwira umugani w'umugenurano uzi ugucyurirana ashobora no gucyurirana ariko bawita umugani mugufi cyangwa umugani w'umugenurano uzuza uyu mugani noneho ushaka inka cyangwa ajya kuyigura arashaka amafaranga utazi ubwenge ashima ngira ngo mwamwumvise Shani ku migani ntabwo yigeze yiga neza no kuba nta muntu mukuru wagiye umucira imigani biravuna ariko icyongereza y'ubu yizi ni myinshi ndabizi ntumbeshye yiba ari myinshi nuko duhuye nanjye ntayizi buriya utansiga Shani hanyuma uko biri kose hari proje uba ufite nyuma yo gukina filimi n'icyo uri gutekereza nk'umukobwa umaze kwisobanukirwa
uri umukobwa mwiza, ese buriya nta muhanzi wari bwatangire kukubwira ngo ngwino muri video y'indirimbo yanjye, hari projet y'indirimbo irimo irategurwa, nicyo gitekerezo, ni umuhanzi mba hafi, nicyo gitekerezo cya mbere nahise ngira nkikubona cya mbere nakubonye ndavuga nturiya mukobwa nuko biri kose ndamuzana. Nta bandi bantu bari bakugezeho icyo gitekerezo mu ndirimbo ngo wagitinge z'abastari? Bajya babimbwira ariko nari narabitekerezaho cyane. Byose ntabwo byiyumvamo kuko n'ubundi hariya wagitinga nk'uri muri filime. Ubu ngubu nibwo mbona ko nabikora. Nibwo ubona ko wabikora. Hari umupaka ufite ku kijyanye n'indirimbo wakwagitingamo? Urugero, sinakwagitinga wenda mu ndirimbo z'ibishegu biti ibishegu, sinakwagitinga wenda muri gospel, nyine limite yawe mu ndirimbo wakwagitingamo ni iyihe? Hari indirimbo nyine ubona utajyamo. Urugero? Byaterwa icya mbere ko ushaka ko nzambara nabyo nabireba. Icyo ushaka sinajya muri video nyine, ntabwo najyamo mbyina, sinabishobora. Ariko wajyamo ariko acting isanzwe tuma usanzwe najyamo. Wajyamo. Hari indirimbo gospel wajyamo? Shakira yari yo yose uko iri kose wajyamo, usibye ko icyo kintu cy'imyambarire? Ariko nyine nayumva, nabanza naririmba. Yes, wabanza ukumva ukuntu aririmba. Nyamara ndi kubariza abantu benshi, kandi umuntu wese uzaza kugushaka stira hamagare za nimero. Ese ufite manager? Ayisabaho. Yes, ngira ngo abantu bagomba kubinyubahira kuko kugira umukobwa mwiza nk'uyu managinga ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Ku managinga umuntu kurusha amafaranga mw'abantu mwe ntabwo biba byoroshye kandi umusitari kukurusha nabyo ni urundi rugamba mba nkwiye kubahirwa, mba ndurwana neza. Shani, hanyuma tanga isomo cyangwa se ubutumwa ku bantu badukurikiye. Bizera Imana. Ibibazo byawe urimo byose cyangwa ibirimo ntaguciye mu ijambo urasenga. Namye numva ushaka kuvuga ikintu kijyanye n'Imana, nanjye nkagenda mfashwa gake gakeya. Usengera he? Ni Umukatolike. Bizera Imana. Bizera Imana, ibirimo byose niba uri mu bihe byiza ugume ubibemo neza, ubigumemo neza, ubicemo neza. Ubicemo neza, nkubeshyeye ngo ubigumemo nabyo neza. Yes, ngira ngo ni Shani cyangwa se SP muri isi ya none. Shani se nihe bagukurikirana? Shani, umuntu ushaka kugukurikirana kuri Instagram witwa Bugingo Shani. Ni nayo mazina yawe? Ni amazina meza. Bugingo ni izina rya papa kabisa, izina ry'umuryango kabisa. Urumva ko ni amazina meza. Bugingo Shani kuri Instagram, kuri Facebook. Yase kandi ubwo se wabinkora nka manager? Nukuri mana turayifungura. Kuri Facebook ni Bugingo Shani, manager yabivuze. Turabuyifungura. Sibyo? Ubwo ariko babe baretse kujyaho kuko ntiturayifungura. Hanyuma nta YouTube yawe ugira? Uri kubitekereza nka manager, tureta tuyikora nayo. Okay. Harya hari ahandi kuri TikTok naho umuntu agira account? Shani Bugingo ko ntabwo bikoresha cyane. Ntabwo ujya ukunda gutwika. Manager abijyamo kuri TikTok tugiye gukora cyane. Hanyuma ahandi iri kuri Snapchat. Nayo ntukunda kwikoresha cyane. Rero umusitari wanjye ni nayo mpamvu nyine yarakeneye manager. Nubwo ngo social media zose ahitaho. Ni ihe social media ukunda gukoresha cyane? Ni WhatsApp, ikindi na Snap umuntu kujya kureba iby'abandi, na Instagram. Ariko WhatsApp iri hejuru cyane. WhatsApp cyane kwako ikindi nyine uvugana n'abantu muziranye. WhatsApp rero yo ntuyitange wahita ubona undi manager ndenzo nka kuvuga. So bajye kuri Facebook n'ahandi no kuri Instagram ni Bugingo Shani Bugingo. Hamwe wabanjije Bugingo, ahandi kurikiza ubanza Shani. Ni Shani Bugingo Shani. Yes. Ngira ngo rero mwakomeje kudukurikirana cyane. Ni umukobwa wisobanukiwe, umukobwa ngiye gutangira kumanaginga aha mu kiganiro. Nanamushimira cyane, ntabwo biba byoroshye kwitanga agahagarika ibyo yararimo akaza kwitaba kugira ngo ageze byinshi ku bakunzi be baba bamukurikiranye. Turagushimiye Shani.
Yes. Turabashimiye rero namwe abatangiranye natwe kuva dutangira iki kiganiro kugera tukigejeje ku musozo. Amagambo menshi ngo ntabwo ajya kwirwa mu ruhago. Reka tubifurize gusoza umwaka neza. Imana ikomeze kubaha umugisha mwese kandi mukomeza gukora subscribe ndetse no gusharinga ibyo tugenda dukora umunsi ku wundi. Imana ibaha umugisha. Ciao ciao.